ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Umunyarwanda burya areba kure, yarateruye ati burya impamvu ingana ururo. Nkaho ibyo bitari bihagije, arongera ati tubayeho uyu munsi kubera amahitamo twagize umunsi umwe. Nibyo ubu ntibihagije kuminuza cyangwa kwiga amashuri y'ikirenga igihe cyose bidahuje n'amahitamo ahuje n'aho isi yerekeza. Turakubwira impamvu zituma benshi mu bakoze iyo bwabaga bakiga ndetse bakiga cyane, bagakora ndetse bagakora cyane, ariko nta musaruro ufatika babikuramo. Iyo bahuriye hamwe biririmbira twese byaranze ya Bruce Melody. Byagenze bite ngo abatunze impamyabumenyi z'ikirenga ntibaba bakire ahubwo usange bakorera abakire? Tugiye kwifashisha ibitekerezo biri mu bitabo bitandukanye, wenda nka Thinking and Grow Rich, Poor Daddy, Rich Daddy, n'icyitwa The Magic of Thinking Big. Ubundi tubisuzume. Twe turi The Fixers. Nubwo byo bitaba ku turemangingo fatizo twacu, ariko gukira cyangwa gukena burya ngo akenshi bikomoka ku babyeyi bacu. Ababyeyi bacu batwifuriza ibyiza, gusa ibihe byarahindutse, bamwe ntibabimenya kuko bo bize bifuza kuzakora heza cyangwa kuba nk'akana kawize, bigatuma ari nabyo bashishikariza abana babo, nyamara wenda abo bana babo atari byo bashoboye cyangwa atari nabyo bakunda. Yewe niyo babikunda ugasanga ababizi ku isoko ni benshi bihagije, nyamara ayo makuru y'ibigezweho ntabwo ababyeyi bacu bari bayazi. Indi mpamvu, niba wibuka urangiza icyiciro cya mbere cy'ayisumbuye cya toronkome, hari urupapuro baguhaye ngo wuzuze, ibyo bita gususha. Urwo rupapuro wagombaga guhitamo icyo wifuza kwiga, ariko birashoboka ko wowe cyangwa njyewe tubayeho ubuzima turiho uyu munsi bitewe n'amahitamo mabi twakoze icyo gihe. Ruriya rupapuro dushobora kuba tutarabufatanye uburemere cyangwa tukarufatana uburemere buke, tukaziguzuza tutabitekerejeho. Aho wasangaga wibutsa umuntu uzi muturanye bakakubwira batakora muri banke, nawe uti munyuzurizeho ibyo ngibyo, ngombe nige kugira ngo nzabe nka kanaka njye mbara amafaranga. Nyamara ayo mafaranga bifuza kuyabara babaye benshi, ahubwo bari no gusimbuzwa imashini. Umva, ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo mashine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho aho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Indi mpamvu yo ivugwa cyane mu gitabo Poor Daddy Rich Daddy nuko burya ngo abenshi biga bashaka akazi, bari guhungira kure gufata inshingano zo gutanga akazi cyangwa kugahimba, ahubwo bumva ko bazakorera abandi, bagakorera umushahara bakawubarira. Nyamara ahubwo n'ako kazi birangira batakabonye, kuko mu bantu 6,000 umwe gusa niwe ukabona, ni nka tombora. Dore indi mpamvu byakomeje kwanga. Warize nibyo mbere yo guhitamo icyo wiga, ariko nta nyigo ihagije wakoze ngo urebe nimba icyo ugiye kwiga uzamara kukiga kigifite agaciro ku isoko. Ibi bituma benshi bamara kwiga, nyamara bayasoza bakabura akazi, cyangwa se bagasanga ibyo bize bitagikenewe, cyangwa se kukabona bisaba umugabo bigasiba undi. Bikarangira umuntu ayobotse ikiyede, ubukarani cyangwa ikimotari, nyamara amaze imyaka 4 yishyura ubumenyi muri kaminuza ku giciro gihenze kandi ntacyo azabumaza mu by'ukuri. Niyo mpamvu ahubwo mbere yo guhitamo icyo ugiye kwiga wabanje kwifata wowe ubwawe, ukareba umuntu wifuza kuba. Fata indorerwamo wirebe wowe wahazaza, urebe n'amafaranga wumva wifuza kuzatunga, kandi nturebe woroheje. Nibyo ushobora kumva ari ukwifuza cyangwa gukabya, gusa ubwonko bwacu burya uhita butangira gushaka ibisubizo by'inzira bizacamo, kandi nawe ukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu uzabigereho, amaherezo ukagafata.
Nanone impamvu abenshi byanze burya ngo byatewe no gucika intege. Wagira n'icyo ukora bikanga ugahita uhindura ukazisanga nta na kimwe uzi gukora neza ngo kiruta ibindi kuko uva muri ibi ukajya muri ibi. Nyamara burya buri muntu uzi ku isi wagize icyo ageraho yahuye n'uruvange rw'ibimuca intege kandi bitoroshye bisaba gukomeza umutsi. Hano turaguha urugero, uzashaka amakuru y'umugabo Henry Ford, uyu yakoze imodoka rurangiranwa za Ford. Izi zimaze imyaka 44 nta ruganda ruracuruza kuzihiga. Nyamara Ford ntibyamworoheye, ntibinagutangaze numenya ko atize kandi ari mu bagize icyo bageraho. Cyangwa se wenda uzashaka amakuru ya Thomas Edison, uyu ni kabuhariwe mu ikoranabuhanga, akaba ari wavumbuye iri tara ry'amashanyarazi ducana, za kamera n'ibindi bikoresho byinshi. Nyamara ntiyize, nawe gusa yari afite kwihangana na driving force. Nawe amaherezo byakemera. Reba uwo ushaka kuzaba we nta wundi wigereranyije nawe, kandi urebe ko ibyo ushaka kwiga ubikunda bihagije. Kandi nuhura n'amahirwe ntuzayatera inyoni, kuko burya ngo rimwe mu buzima buri muntu ahura n'amahirwe akayangiza cyangwa akayabyaza umusaruro. Akenshi ayo mahirwe ntagaruka. Nibyo usanga uhura n'ibyinshi biguca intege, ariko ibyo wize niba warabikundaga koko uzabyihambiraho, amaherezo bizacamo. Twe turi The Fixers. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri self, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu, ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2, iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.